ujye umenya ko n'imbere y'Imana uri kivume. Kubera iki? Nibikubwira ngo uyigandukire, ariko na Kayizari umugandukire, none urimo urirwanaho gusa. Warangiza ngo Imana iranze, Imana igira gute? Wapi? None se mudugudu warakuzi? Uzi ko na mutwara sibo ashyirwaho n'Imana, naho yaba anywa itabi, naho yaba anywa inzoga, naho yaba ari rukoni. Tunashimwe, Yesu nashimwe cyane. Mbabarire wegere bugufi, fata agatebe kawe, icara bugufi. Uyu ni Pastor Ezekiel mugiye kongera guhura, nkuzaniye ijambo rigiye kugufasha muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ni uburyo ushobora kubaho ukabaha amahoro, nta bibazo ufitanye n'abantu ndetse nta n'ibibazo ufitanye n'Imana. Aho ngaho abantu benshi iyo bahageze baratangira ati reka da ntago byumvikana, reka twiragize Imana kugira ngo ize kubana natwe muri iki kiganiro. Kandi babugufi wumve neza, wumvirize ikintu ugiye gukora, wumve amakosa wakosheje muri uyu mwaka turi gusoza, wumve noneho n'igenamigambi ugiye kugira mu mwaka utaha. Imana ishimwe cyane. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ndagushimye cyane kuri Mana data wa twese. Uri Imana ivuga bikaba ndetse wategeka ibintu bigakomera. Ntabwo dushidikanya imbaraga zawe, kuko wowe n'amasezerano yawe kuri twe ni byiza gusa. Kingura imitima yacu ibohokere kukumenya, kingura imitima yacu irusheho kugusobanukirwa. Kandi uyu mwanya duteze amatwi kugira ngo twumve icyo ugiye kuvugana natwe, kuko ari byiza, ari imbaraga, ari ubutabazi, ari ibisubizo tugiye kunkukiramo, ari inama tugiye kwakira biciye mu mbaraga zawe Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Amen. Ubundi mu buzima bw'umuntu mwiza muzima abaho mu buhe buryo? Ni ayahe makosa akora atuma abangamira ubuzima bwe, hamwe n'aho amategeko ashobora gukoreshwa mu kanya akibona muri gereza, cyangwa se akibona atakibasha no kuba yakwirwanaho ngo yirengere ubwe, aho ashobora kuba yakwikemura ibibazo yaba ibye cyangwa se n'iby'umuryango we, akibona hahandi byananiranye byanze n'iryari. Dore ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kumenya ko uburyo butatu ari bwo duhangana nabwo, ari byo bigerageza umuntu agira mu buzima bwe. Ngiye kuvuga ku bigeragezo by'uburyo butatu, kandi ibi bigeragezo by'uburyo butatu umuntu washobora kubyihanganira, umuntu washobora kubyitwararikamo, uwo muntu agomba gutsinda uko byagenda kose, agomba kunesha uko byagenda kose, kubera ko uwo muntu ntiwamuroga, ntibishoboka. Uwo muntu ntiwamurwanya, ntibyashoboka. Uwo muntu ntiwamwirukaho, ntibyagukundira. Uwo muntu ntiwamuvuga nabi, ntago byagukundira. Kazima nawe ugiye kubyiyumvira muri aka kanya. Ikintu cya mbere ni ikihe? Ni ukuvuga niba tuhangana n'ibigeragezo bitatu, burya ibigeragezo biza mu buryo bubiri, twewe ubwacu nitwe tuba twabigizemo uruhare. Ibigeragezo bya mbere bidutesha umutwe kandi bikatubangamira. So ni za nshuti twikururiye, ni babandi twiganye, ni babandi dukorera, ni babandi twafashije, ni babana twigishije, bamara gufata bametirije, bamaze kubona akazi bageza aho bagera, bakatwigaruka, bakaduhinduka kubera ikintu twe twabazanye mu buzima bwacu. Rero intambara zizava aho ngaho nizo twikururiye twewe ubwacu. Icyo bikoze hari uburyo bwa kabiri. So turabona, ngiye gutanga ingero zibiri, hari ingero ku bantu, hari n'ingero ku muntu ku giti cye. Urabona umuntu ku giti cye, wowe ubwawe ubuzima bwawe ntubupulaninga. Ibintu byose ugezeho wumva wavutagura, ibintu byose ugezeho wumva wakandagira, uvuga ibije, nta gushungura, nta kuyungurura, kandi ukamenya ko ngo akarenze umunwa ngo karusha ihamagara. Manza umenye ngo ese ibi ngibi ngiye gukora, nkorera mwene data, nkorera umuvandimwe turi kumwe, ni izihe mpinduka byagira?
ni izihe mpinduka byazana kuri njye? Ese ni iki byahindura ku buzima bwanjye? Ese ni iki byakora mu cyerekezo ndimo ncamo? Ni iki? Ni ikihe? Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo iyo umaze kwirinda ibibazo wagirana n'abantu ku giti cyawe, iyo umaze kwirinda ibibazo wagirana n'abantu mubana, iyo umaze kumenya kubana neza n'abantu muri sosiyete ubamo ukoramo, uko byagenda kose ibyo bigeragezo nibyo byinshi bigora abantu. Uzasanga umugabo afite ibibazo mu rugo rwe yishakiye, ni umugore we yishakiye, ni umugabo we yishakiye, ni umwana we yibyariye, ahanganye n'ibigeragezo. Njye mbibara nko kwihanganisha. Umuntu arimo arahangana n'ubuzima bwe. Umugore ntahura mucikira n'uwawe nyine, uwo mwana n'uwawe ntahura mucikira. None mwagiranye ibibazo, haranira ko ibisubizo biboneka kandi biboneke vuba. Si ngombwa ko n'umuturanyi aza kumenya icyabaye mu nzu. Nutegereza ko umuturanyi aza kumenya ibyabaye mu nzu, biraba byageze hanze tayari. Ndaguhamagara, ndakwinginga ngo wongere ugaruke mu buzima bw'imikorere yawe, bw'imibanire myiza. Utegura, utekereza handi uvuga ati ndaryamye ndasinziye, nta ribu iraza kunshaka, nta mutekano urabizamo, nta baturanyi barabizamo, nta famiye ziraterana. Kubera iki? Nanjye ubwanjye n'umutima wanjye ndatekanye. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko umutima udatunze amahoro ntubasha kuwutungisha abandi. Manzi ugira amahoro, numara kugira amahoro n'abandi bazagusangana amahoro, nabo ubwabo bagire amahoro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nako icya gatatu. Icya gatatu, hari ibigeragezo tugira tubizaniwe Imana ubwayo yamaze kubyemera. Niba umuntu ku giti cye yagize ibibazo uhereye muri famiye, mu baturanyi, ari we ubwe yabigizemo uruhare. Tumaze kubona ko nibiva ku bantu baba bafite aho bahurira nawe, nuko mwadikiranije, nuko mucururiza hamwe, ugira abakiriya benshi, ufite abakastoma benshi, ufite abasupplier bagusuplyingira benshi. Ibyo ngibyo bigahagurutsa ishyari muri ba baturanyi bawe, bagatangira kukugabaho ibitero iby'amarozi, bagatangira kugabaho ibitero iby'amagambo, bagatangira kugabaho ibitero ibyo kuguca intege, bakatangira kugabaho ibitero bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ikindi kintu gikomeye ushobora kuba wari utazi. Hari n'ibigeragezo tugeramo atari ko twabigizemo uruhare. Hari n'ibigeragezo duhura nabyo atari n'abaturanyi babigizemo uruhare. Naguha urugero rw'ikigeragezo Yobu yahuye nacyo. Imana ubwayo niyo yamutangiye ubuhamya, iravuga ati ndabyemeye Satani, genda umugerageze. Satani ati n'urubyaro ndutware. Imana ati yego rujyane, nzi ko atanyihakana. None se n'umugore mujyane? Yego mutware, kuko mbizi neza ko Yobu atanyihakana. None se amashyo y'inka, imikumbi y'intama, udukumbi tw'ihene mbitware? Imana ati bijyane, mbizi ko Yobu atabasha kunyihakana. Imana yari imufitiye icyizere, kubwo icyizere yari imufitiye imutangira ubuhamya. Imaze kumutangira ubuhamya ubwayo ikora icyo yagombye kugira ute gukora. Bishaka kuvuga iki rero? Birashaka kuvuga ngo sobanukirwa, umenye neza ibyo wari utazi. Kwari uko uyu munsi ukwiye gutegura ubuzima bwawe bwite buri private, wowe n'Imana gusa. Buvane mu maboko y'abantu, buvane mu maboko y'ibigirwamana, buvane mu maboko y'ibikurwanya, buvane mu maboko y'ibiguca intege, buvane mu maboko y'ibikurikure. Omatana n'Imana. Igihe cyose utari connecte n'Imana, ni hahandi uzahura n'imiyaga yose kunyeganyeze igukubite hasi. Kubera iki? Ubuzima bwawe nta masengesho abamo, ubuzima bwawe nta nshuti z'ingirakamaro zigihari, ubuzima bwawe harimo amafaranga gusa, iterambere gusa, naryo ridafite icyo rishingiyeho, kuko Imana ni ya mbere mu buzima bwa kiremwa muntu. Urabona ko ibimera ubuzima bwabo buba mu bitaka, ndetse iyo icyo kimera ukiranduye, icyo kimera gihita cyuma. Kubera iki? Cyavuye mu bubiko bw'ubuzima bwacyo.
urabona inzu igira imfatizo arizo nkingi n'imisingi. Ya nzu uyivanye kw'iyo fondasiyo ukayikuraho inkingi, iyo nzira hirima. Ariko ubuzima bwacu twebwe abantu buri mu maboko y'Imana. Iyo ubuzima bwawe buvanye mu Mana ukabushyira mu mafaranga, ya mafaranga arabura. Iyo ubushyize mu maboko y'abantu, abantu barabuteraguranwa, ugasanga wabuze aho wisama, wabuze aho wifata. Then ndashaka kuvuga iki kuri uyu mwanya? Ndashaka kuvuga ko ubuzima bwawe bukeneye Imana bwa mbere, hanyuma indi mirimo mu nyuma. Kuko niwasenga ugakora, Imana izaguha umugisha, kandi ifite aho izaguhera umugisha, ni muri ya mirimo ukora. Wisuzugura akazi uko kaba kameze kose, ejo cyangwa ejo bundi Imana yashyiramo umugisha, amateka agahinduka. Ahubwo ibyo ukora ubikorana amasengesho. Ese ahubwo Imana uvuga ko wemera urayizera? Ufite imirimo yo gukiranuka uyikiranukiramo? Garura ibyiringiro byawe ku Mana, garura ibyiringiro byawe ku Mana, kuko mu kubigarura ku Mana nimo ubutabazi buhagarariye, nimo impinduka ziri. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana yacu, reka dusenge Imana yacu. Ariko wibuke ko kugira ngo ubeho ubuzima budafite ibibazo, budafitanye ibibazo n'abantu, nuko ubuzima bwawe bugomba kuba mu Mana Data wa twese. Nuko ubuzima bwawe bugomba kuba mu Mana ifite imbaraga. Nuko ubuzima bwawe bugomba kubaho amahoro, kandi ayo mahoro wifuza wowe ubwawe uyifurize n'abandi. Abanzi bawe ntago bigutegeka guhangana nabo, basabire. Yenda nabejo bazahinduka kubera imbuto nziza bakubonyemo uyu munsi. Ariko aruvuga ati turahangana, turajyaho amategeko ari, turajya muri ribu, turajya mu rukiko. Aho ngaho urimo urirwanya wowe ubwawe, kuko urimo uratakaza umwanya. Fata umwanya wo gusenga bwa mbere, nurangiza ubone ushorere. Ibyo ushorera biraza gukunda. Simvuze ko amategeko adafite akamaro, aragafite kanini cyane, kuko na Yesu ubwo yaravuze ngo iby'Imana mubihereze Imana first. Kabiri, n'ibya Kayizari mubihe Kayizari. Niba uri umuturage ukaba utazi aho umuganda wabereye, ukaba utazi aho umugoro w'ababyeyi ubera, ujye umenya ko n'imbere y'Imana uri kivume. Kubera iki? Nibikubwira ngo uyigandukire, ariko na Kayizari umugandukire. None urimo urirwanaho gusa, warangiza ngo Imana iranze, Imana igira gute? Wapi? None se mudugudu warakuzi? Uzi ko na mutwara sibo ashyirwaho n'Imana, naho yaba anywa itabi, naho yaba anywa inzoga, naho yaba ari rukoni, Imana itemeye ko mutwara sibo abayobora, aho ngaho ntiyabayobora. Ubundi mureke mbabwire umuntu umwe uciriritse n'umuntu umwe ukomeye tugira mu gihugu. Tugira abantu bakuru babiri, nge mbabara nkaho ari batatu mu gihugu. Buriya famiye yose aho iva ikagera igira umukuru w'umuryango, kandi iyo uvuye ku gicumbi cy'umudugudu, uyobora icyo gicumbi bamwita umukuru w'umudugudu. Tukaza kugira undi witwa umukuru, ari we umukuru w'igihugu. None unyumvisha ute ko mudugudu adakwiriye agaciro ke nka mudugudu? Ahubwo wowe ukiringira imbaraga zawe, ukiringira ubushobozi bwawe uko nguko gusa. Ntago bishoboka, ntago bishoboka, ntago byakunda. Ahubwo ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana nyiramahoro, Imana ishobora byose, ari ifite imbaraga, ari ifite ubutwari. Manza wizere Imana, uyiringire, uyisenge mu kuri, mu cyubahiro, mu mahoro no mu gaciro ukwiye kuba uyihereza nk'ikiremwa yaremye. Ariko nabo muri kumwe sinsuzugurwa, naho yaba ari umuzamu w'iwawe, ujye umenya ko yahereza inzira bari buze kukwica cyangwa bari buze kugusahura. Mwubahire rero ko ari umuzamu. Naho yaba ari umukozi wo mu rugo, wibuke ko yakugaburira n'ibitaribwa, akeneye icyubahiro cye nk'umukozi.
Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkwifurize ibihe byiza cyane, ubuzima bukwiriye baho mu mahoro budafite ibibazo, niwe uzabugiramo uruhari, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo imbaraga zizakurengera ziri muri wowe. Izarengeye Daniyeli zari muri we, kwari ukubaha Imana, akayubaha mu gihe kandi akayubaha adasuzuguye ubuyobozi, kuko igihe ngo umwami yaje kumureba agasanga Daniyeli ngo ari mu rwobo rw'intare, aryamye hagati y'intare imwe iburyo n'indi ibumoso, arimo hagati, yaravuze ati ese Daniyeli uri muzima? Intare twasonzesheje 7 zikamara iyo minsi zitarya, nari nzi ko uyu munsi tutabasha kubona n'igufa rimwe muri zo. Ariko Daniyeli agiye gusubiza umwami, aramubwira ati nyagasani, burya Imana yitegereje ibona nta cyaha nigeze nkukorera, kandi n'Imana iri mu ijuru isumba byose yabonye ko nta mugayo nta kibi nakoze, bityo inkiza amenyo y'intare. Imana ishimwe cyane. Imana ijya ibona ko igashungura ko impande zose wakiranutse, maze ikagutabarira hehe muri uko gukiranuka. Imana ikumpera umugisha rero, aho uri hose, icyo ukora cyose, uri we wese, mu mahanga yose ijambo ryarambwiye ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha kandi Imana ikomeze ibane namwe muri byose. Murakoze cyane.